Amahoro y'Imana ku bakurikiye kamera ya Jado Inganzo TV aho muri hose, abakoze sapu, abateye na comment turabashimira. Twanyarukiye rero ku kigo cy'urubyiruko Maison de Jeunes, aho tugiye kuganiriza umwe mu bahanzi barimo kugenda bazamuka bafite talent ikomeye cyane. Bamutumiye rero ngo aririmbire urubyiruko ruhari rwakoze welcome vacancy. Ni ukwiyakira muri vacancy n'abana b'abanyeshuri bagiye batandukanye. Rero tugiye kumuganiriza atubwire umuziki we, ese umeze gute muri ibi bihe arimo kuzamuka agenda azamuka. Katumugereho rero tumuganirize, atubwire neza ibigiye bitandukanye. Mapitule ni wanezile Tumeze ute? umeze ko Mperuka rero muri iyi minsi nagiye nkumva ahantu hagiye hatandukanye ko uri umwana ufite talent ige itandukanye. Tugize amahirwe rero yo kumva ko ugiye kuza kuririmbira hano ku kigo cy'urubyiruko Maison de Jeunes muri welcome vacancy, sibyo? Rero turakwakiriye kuri kamera za Jado Inganzo TV show kugira ngo wibwire abadukurikiye ese uri muntu ki n'amazina yawe kugira ngo bakumenye. Ikaze. banje kubashimira banyita MT Rogers, niko izina ryanjye ry'ubuhanzi. Banyita MT Rogers, umuntu nk'abandi ariko nyine abandi umuhanzi umuraperi. Rumanzi w'umuraperi, ariko ufite indirimbo nziza nagiye numva banayita ni indirimbo irimo kubikora cyane. Mu minsi ishize rero twumvishe ngo bagutumiye kugira ngo uze uririmbire urubyiruko hano kuri Maison de Jeunes. Wabyakiriye gute? ni igitekerezo cyiza, ni kuba banekereza, ni fresh. Narabyishimiye cyane kandi ntabwo hano ni mu rugo, ntabwo nareka kuza kubakorera, ni nko kubogereza ibyombo ibintu ugiye gukora. Ariko mu kanya naba ari umuriro wa danje mbanagamo ibintu by'amahero. Urakoze cyane rero. None se tugiye ku bijyanye n'umuziki wawe, turabona uracyari umwana mutoya, wenda utubwije ukuri ufite nk'imyaka ingahe? Njyewe njya mbeshya ko mfite imyaka 21 ariko mfite imyaka 19. Ujya ubeshya? Niba watangiye umuziki gute, umuziki wawe? Igitekerezo cy'umuntu natangiye umuziki, njyewe niyumvagamo kuririmba. Nza kwandika indirimbo ndayikunda bita Raya. Nuko ati ntabwo nayisoborana ngo igira aho igera. Mfata igitekerezo cyo kuyumvisha abaniga banje basanzwe bakora umuziki bita Fresho na Wise, ariko abifashijemo cyane bamwita Fresho kubera ko Ofkido Fresho n'uwo twakoranye ndabarasa. No Raya nayikoranye n'uwo bita Ofkido na Wise. Igitekerezo cya Raya kubera ko niyo ya mbere nakoze, narayumvishe mu mutwe wanjye numva irandyoheye, numva kuryohera n'abandi, ndavuga ati reka nyisangize Ofkido ikintu abivugaho. Akiyumva aravuga ati jambo iki dukore we na Wise. Igitekerezo cyagiye mu bikorwa cy'imyuga kuririmba kuva kera. Bacyakira igitekerezo cyawe bakemera ko mugomba gukora, wabyakiriye gute? Narishimye cyane kubera ko ni ubwa mbere nari ngiye kujya recordinga ball ikajya hanze. Ibyo kwishimirwa. Ubuye muri studio wambara microphone, ujya record, muri recordinga irahatwika irarangira. Ise umaze kuyishyira kuri YouTube channel yawe
yakiriwe gute n'abantu bagiye batandukanye? yararebwe cyane narabikunze ndabashimira kandi ngiye gukurikirana MT Rogers MT nihinga chake nshaka byishingatira beat na ko cyangwa bushra gutwa shaza sindi buda magaskofi sindi gutya gasujya uri gutya wow Gabanya imvururu rukomeza ruratora ikaniwa kwevera jya sister trooper ikaniwana kopora urakoze cyane rero kuba witabiriye ubutumire bwacu mu kanya turagukurikirana kuri performance ugiye gukora hariya turebe ukuntu ususurutsa noneho urubyiruko kigo rutandukanye bilaba biri heavy ndabizeza ibyishimo kuba bagusemo bakagutumira nuko bakubonyemo ubushobozi kandi n'ubusazi n'ubushobozi byose birajyana rero katugushimire wabwira aho bagukurikirana kugira ngo babone ibihangano byawe bigiye bitandukanye. YouTube yanjye ni MT Rogers mukore subscribe share bigere kuri ibihangano byanjye nabasabye ntago ari ukubategeka bigere kure mbari kandi mfite inzozi zo kuza byambutse imipaka. Twizere ko ubutaha nabwo tuzagutumira kuri Jado Inganzo TV show. Sawa rero turi kumwe komeza impano yawe igume itumbagire isugire. Sawa.